rero icyatumye ngutumira hano kukubwira ijambo nyamukuru ko nakubonye nkakwishimira mu mutima urashobotse nagira ngo nkubwire ko nagukunze ureba neza uri mwiza mbese yo nkubona ugenda umutima wumva wose umutima ibihaha n'ubwonko biyumvamo nkasagara ndegishushu mama yangu none se kamubwire ubu iyo ndebye ubura amahoro ubura uko wifata ubura n'ukuntu usinzira mu bwaryama nkabura ubugenda nkabura ubahagarara nkavuga ati mwumva mfite ubushobozi nareremba mu kirere karwara impagarara mbese kubera ko wankunze ni ukuvuga ngo iyo nawushatse umwanya ngo tuganire ubu bari kuzumva ubundi biba gakeya byajyaga bibaho mu minsi yatambutse yuko umuntu arwara akadege ariko mba nararwaye akadege kamwe katarimo n'abagenzi habuze gato ngo urware akadege kanjye ubu ni ikintu cyakoze nkangaha wenda kumbwira ko nkunda urankunda niyo mpamvu nakwiyumvise ngo nkubwire ko nagukunze nkukunda nzagukundwakaza mbese byo ukantonesha ukanonesha umva nkakwitaho wese ndamukunda pe yego hanyuma so nyuma yo kumbwira ko nkunda nyuma ndabyumvisha urankunda hanyuma nyine ukumva iki kigiye gukurikiraho muri wowe uko yumva ute nyine ko urukumva iki kigiye gukurikiraho nyine nyuma yo kumbwiye ko nkunda urukumva bimeze bite nyine niki kiriho niki kigezweho muri aka kanya kameme urebye ntabwo nabona ukuntu nsobanura uburyo ndi kwiyumva nk'ubu ndi kumva nemukiye mu bundi mu bumbe yego kuba ndi kukubona byonyine biramagije niyo wapfa nubwo igihe cyahagarara nkaguma ndimo ndakureba nkibona deje ubu byarangiye uri kundeba mu mboni yanjye ukibona wowe yego okay hanyuma se utegereje ko ndi bukubwire ukuntu just say yes ubundi ibindi ukabimare utegereje ko mubwire ukuntu ndi kwiyumva ngewe ukuntu ngewe ndimo ndiyumva ubwanjye utegereje igisubizo kimvaho iki rwose uramutse bibaye byiza ndamutse mbikunze deje ntabwo sinzi niba utarimo urareba ukuntu nanezerewe ndakubona urishimye cyane nashishe ubundi ndimo ndabireba rero uramutse unkundiye wivunika ndi kukureba nkakwibwira rero ngewe cange ndikumva nyine nago ndi kubera nkaberesha amaso y'umwuka ndetse n'ay'umubiri ndi kubona bitavamo nyine ndi kubona nago twamacinganye nawe ndi kubona mana yanjye n'ukungana niyo ndeshyo nyine ndi kubona mana yanjye ndi kubona nta kintu nyine kirimo nta kintu nago nyine ndi kubona nawe tutajyanirana yego ko twaberana nyine magambo make ntago byakunda mbese ko numva umutima uhagaze oya wihagarara kuko nkuko wanje kumbwira amarangamutima yawe wose amarangamutima yawe nyine wambwiye uko wiyumva na nyine ndikumva banza nunice nabi reka numva reka turebane nkuko babivuze ngo uri kundeba ukibona turebane nyine njye mbisubiremo cyangwa wabyumvishe neza nshobora kuba numvise nabe kuberera urusaku ruri hanze reka ari washonje nari nkubwiye ngo gusa niyo ndeshyo yawe nyine shandi nkubona ntago njye nawe twamacinga ntago twajanirana ntago nyine byaba biryoshye ngira ngo kubibona ndi kubona nyine nuze yacu nkabona couple yacu nkabona nta kintu abantu batora usibye n'abantu nanjye nta kintu natora base se mbere yuko njya muri koma deja umutima wamaze ntagiye guhagarara no kumvamo wanyemera byibuze ngatandukana nawe byibuze nk'ukoze mu kiganza nta kibazo mu kiganza nta kibazo kuko nago biri buhore mu ntoki ntagukoze nta kindi kintu ushaka se base nuko numa bitari buze kura ariko biramutse bibaye byiza nk'uko ibyo ndeba imbere yanjye ari byiza kurushaho buri mayi n'akabizi ntabwo kangwa n'amivurema
akabizu wambi Kiss. urumva ushaka kisi Kristo mana yanjye niyo narota izo nzozi nabyuka nkora amasengesho y'icyumweru ntarya nanywa ntemere no kureba ahantu hari icyo kurya aho kugira ngo akabizu kaye gukora mu ntoki byari byoroshye ariko akabizu ndumva nyine byejeje ku yindi level kandi already nakubwiye yuko ndumva nangiye no kwicuza impamvu naguhaye umwanya aka kabizu ko nta kintu na kimwe mana ibyo bisubiza aho bikuye ubyibagirwa nk'uko umuntu ibagirwa ibere mama we yamwonyeje Mandi macho uravuze ngo naragwingiye. ntabwo mvuze ko gwingiye ngo nakubwiye ngo umwanya ufashe utekereza ibyo bintu ndumva wafata wongera ubisubizaho byavuye cyangwa ukabyibagirwa ko wanabimbwiye nk'uko wibagiwe ko mama we yakonyeje Ubu kuba nagutumiye yego nkakuganiriza neza Yego. ntuje n'agatima keza gaciye bugufi gafite amahumbezi nicyo gituma wansuzuguye wanciye amazi napfuye napfutse ntabwo naguciye amazi nk'uko utagiye gufata ngo naguciye amazi ahubwo nabwiye ko ibyo bintu bitashoboka sha yewe nagukunze ariko birasa nkaho urukundo rwanjye nawe rutagishobotse ariko disi ni ukuri mwiza koze gusa kuba uri mwiza ntabwo biguha uburenganzira bwo gufata umuntu ngo umuce amazi nari nakubashye ariko reka nze nkubahuke yego nuko wagasi byari birimo oya reka biraje bijuka reka nkubwize ukuri nakubashye ndagutumbagiza ariko simana nta kibazo nkuvugisha neza ariko reka nze nkubwize ukuri n'ubundi si we mukuru mwiza uri mu gihugu rero ngaho ibohore nta kibazo ndakwemereye ibohoka kari kuranshabuye we rero ishavura ko se wa mbere sinaye wanyuma ari make tubyoreje ndumva agatima karimo karabira agahindoneye we uri gushira wumva ariko sha nagucagaho nkagwa kabonjuru kamonenga ariko bibaye byiza ni karitsiye irimo nayivamo kuko urancavuje oya nabwo ngombwa kushafure ko nende kubwira rero nagutumiye birimutse bikunze bishobotse wamvira ngaho ukagenda kuvira ngaho ni kimwe n'ubundi urukundo rwawe nzarushaka n'ahandi vraiment nakuganireje neza uravuze ngo ntacyo naguhaga mvi buryo ni umunsi ariko wa mbere ibamba nanjye reka nkubere shitani ya moya reka nkubwire nyine witangira kubirakariramo ariko ntabwo nyine nubwo ntacyo naguhaga nk'uko ushaka kubivuga bivuga ko ntacyo naguhaga ariko undi ntacyo nagukoragaho mbivuge kangahe ndabizi ko atari njye mukobwa uri mu Rwanda ariko n'ubundi ntabwo byavamo ntabwo byashoboka yes nanjye ntabwo bikunda are kandi se ko birakare mukumbona ntabirakaramo nkubwire neza zuniki wansabaga nanjye nyine naguhakanye okay nagusabaga none ibyo nasabye ntabwo bikunze ari hanze nakumvishe ndaje ndugusegamo ese ubundi unisubire nkubwira ko bikunda urumva ntabwo byakunda umutima wamaze guhina hanze wirakara mani wirakara okay ndabona washimye reka ndugusegemo pe ndagiye nta kibazo urugendo rwiza